twese murakaza bene data Imana ibahana umugisha hamwe namwe. Amen. Amashyigo kacikaci kuko ntabwo twatangira uyu muhango tutumvishe ijambo ry'Imana kandi turi mu nzu y'Imana. Turasaba rero Evangeliste Habineza Eric asengere Vice Revera atugezeho ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana uri gushima tugushimira ukuntu waturinze amasaha yose yatambutse. Ni ukuri uri Imana ikomeye kandi uri Imana ikora ibitangaza. Mwami Imana aka kanya ka none tugiye kumva ibyahumetswe nawe Data wera. Hari umukozi ugiye guhaguruka avuga ibyawe nyuma y'ijambo ry'Imana. Turayisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 12. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 12. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Amen. Ahangaha twumvishaho amagambo meza cyane yanditswe n'umukozi w'Imana Yohana. Yohana ni intumwa ya Yesu. Mu yandi magambo niwe mwigishwa, abandi bigishwa bavuga ngo ni inshuti ya Yesu. Hanyuma avuga ngo yaje mu bye ariko noneho ngo abe ntibamwemera. Harimo amagambo abiri. Kuba yaraje mu bye ni ibyari mu isi byose. Kuba bataramwemeye ni abantu. Haleluya. Ushobora gutekereza, ese wowe waramwemeye cyangwa nturamwemera? Umugaragu w'Imana Pawulo ageze i Korinto arababwira ngo umunsi, ngo uyu niwo munsi wo kwemererwamo, ngo kandi uyu niwo munsi wo gukirizwamo. Iki ni igihe cyawe. Niba utaramwemeye ni igihe cyawe cyo kugira ngo umwemere, kandi niba waramwemeye Imana ishimwe. Ngo nyamara umurongo wa 12 avuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Amen. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Niyo mpamvu rero aka kanya turi aha ngaha, nuko yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndumva twarekera aha ngaha. Niba utaramwemera umwemere kugira ngo nawe uhabwe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Niba waramwemeye Imana ihabwe icyubahiro kuko uri umwana w'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Mwami wacu Yesu, muri aka kanya turongeye turagushimye kubw'ijambo ryawe twumvishije. Muri iyi si uduheramo ibimera bikadutungira umubiri, nyamara ijambo ryawe ryo kudutungira ubugingo. Ndagusaba ngo nukuri twebwe twese abamaze kumva ijambo ryawe, reka ijambo ryawe ridutungira ubugingo, kandi abatari bakakwemeye nk'umwami n'umukiza, reka ijambo ryawe ribakize, kuko gukiza ari ukwawe. Cyubahiro n'ubutware n'ibi by'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
wakomeje kurinda ubwoko bwawe bwateraniye ahangaha none data wera bakoze umurimo kugira ngo uzafashe aba bageni ndakwinginze kugira ngo uyu murimo bazawugire umugisha ni ukuri data wera n'amaboko atanze yose nyasabiye umugisha ni ukuri aho bakuye Imana izabakubira inshuro 7 ngaho komeza ubane natwe kandi tugire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu no gusezeranya abageni bacu abagira ngo bahaguruke ndetse n'abandi bashinzwe kubitaho bakomeze bababe hafi kuko tugeze mu mwanya ukomeye kandi buri wese asabwe kubaha. Turasoma umurongo waho wa 18 hanyuma tuze no gusimbuka dusome uwa 21 tugeze ku wa 24. Umurongo waho wa 18 uravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ku murongo wa 21 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati iyo ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akana ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen, haleluya, amina amina. Iri ni ijambo ry'Imana rikomeye cyane tugomba kumva kandi tukazirikana kuri uyu munsi mwiza w'aba bageni bacu. Imana ngo yaremye ibintu byinshi ariko igeze aho ibona n'umuntu ari ngombwa kugira ngo abitegeke, ariko nanone nyuma yo kumushyiraho, nyuma yo kumurema ikamushyira muri ubwo busitani bwa Edeni, iramureba ibona bidakwiriye kwaba wenyine. Haleluya, amen. Imana yacu yabwa icyubahiro. Umugabo twese turabizi neza, hano hari abagabo. Umuntu umwe niwe wise ngo ntawigira, ariko mu by'ukuri iyo bigeze ku mugabo n'umugore byo biba agahebuzo. Nawe umva ikintu Imana yakoze, si uko yasanze yaribeshye, ahubwo nuko yagira ngo ishyireho akanozangendo cyangwa se akanyuzo ku kiremwa yari imaze kurema cyitwa umuntu, ikavuga iti nubwo mushyize ahangaha ese azaba wenyine. Haleluya, amina amina. Iravuga iti sibyo, ahubwo ngiye kumuremera umufasha ukwiriye. Njyewe ndi umugabo ndubatse, uranzi, ariko wenda n'abandi bagabo bari bumufashe. Niba mbeshya mumbeshyuze, niba mwarabonye hari ikintu kiryoha kurusha umugore n'abagabo mumbeshyuze, ndi hano ufate mikoro uvuga uti wa mupasitori urabeshye, nasanze wenda ibijumba birusha umugore kuryoha. Icyo gihe ndaba nsinze. Haleluya, cyangwa se nasanze ifiriti irusha umugore kuryoha. N'abakunda akayoga bari ahangaha, uti wenda nasanze wisiki irusha umugore kuryoha. Sinzi wenda abantu ntabwo baryoherwa kimwe. Haleluya, amina amina. Ntabwo ari ugushesha abasore
abasore nyine ubwo ntabwo babyumva nyine, ariko abagabo aho hantu urumva muri kuhumva. Amina amina. Rwose Joseph nzakubaza ejo uzambwira. Hanyuma rero nawe Claudette, abagore bakunda ibintu byinshi kandi byiza. Abakunda kwambara, abakunda kwiga. Nawe Claudette rero mushiki wacu, ni ukuri ni ibintu byiza nubwo Satani abyivangamo, ariko ndagira ngo mbwire ko ari wahinduka igihe cy'ingorane cyangwa igihe cy'umunezero. Ayo magambo muyumve neza. Ejo ushobora kurwara, ejo ushobora guhura n'ikibazo, ariko nk'uko n'umuyobozi w'umurenge yabivuze, turi hariya ku murenge, ni wowe afite, ni wowe inshuti ye ya mbere, ni wowe munyamabanga we. Nukora ibyiza ni nkaho nawe azaba abikoze, nukora ibibi ubwo nawe nyine igitutsi kizamuzaho. Ibibi bye n'ibyiza bye byose biri kuri mwese. Maze rero hazaba ingorane, yazagire uhinduka mugenzi we. Hazaba umunezero, hatazaboneka kurengwa. Wenda ushaka kugenda ukajya kwiga ukaba dogiteri, undi wenda agifite amashuri yo hasi, uturiya ntabwo tukireshya. Oya, no muri uwo munezero, mu bihe byiza, umwe yarushije wenda undi akazi cyangwa yamurushije amahirwe, ibyo byose muzabane neza. Ingingo ya kane, gukunda umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ibyo twabivuze, nzabatelefone ejo muzambwira. Kwemera umugore wawe cyangwa umugabo wawe uko ari. Uzirinde umuntu ukubwira ngo ari akawe cyangwa se umugabo wawe. Ni muri bya bibazo twahoze tuvuga. Muhumurize, akazi kagenze nabi, ibintu birakomeye, araje ati byazambye, ujye umubwira uti humura, turi kumwe, tuzafatanya gushaka ibisubizo. Haleluya, amina amina. Ingingo ya gatanu, kumenya, kumva, gusobanukirwa umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Icyo nacyo kijyanye n'ibyo tumaze kuvuga. Ingingo ya gatandatu, gufasha umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, nta kumutererana. Ingingo ya karindwi, kungurana ibitekerezo n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Mu Gifaransa byita dialogue, mu Cyongereza ni dialogue. Mwarize muri kubyumva. Noneho rero ni ukujya muganira, byose bikagenda neza. Ingingo ya munani, gusengana n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Icyo cyo ntabwo twakwiba tukibatoza, muzi ko ari n'umuco wa Gikristo, isengesho ni ngombwa. Hanyuma ingingo ya 9, kumenya inshingano z'umugore wawe cyangwa se z'umugabo wawe zirimo n'iz'urugo. Birumvikana mukibukiranya ku nshingano, buri wese akibutsa mugenzi we kugira ngo ibintu bigende neza. Ingingo ya nyuma ariyo ngingo ya 10, kumenya kubaho mu buzima buciriritse. Iyi ngingo ibyinshi byavugiwe hariya ku murenge, ariko nagira ngo mubwire ngo kumenya kubaho mu buzima buciriritse ni ikintu gikomeye gituma urugo rugenda neza. Claudette, ntuzabone umugore runaka yambaye umwenda wenda uteye uko wawe udateye, w'igicima buheze. Nabwo Imana nibubashyiramo muzabugeramo, ariko noneho ntibizababera ikintu cyo kwirukankira ngo mubeho nk'abagashize. Oya, mugomba kubaho mu buryo Imana yabateganirije, hanyuma ikazabazamura ikabashyira aho yifuza. Haleluya, amina amina. Ubwo rero inyigisho twebwe tukaba tuyirangije, tugiye kubaza muteraniye muri uru rusengero, muremera ko Claudette na Joseph basezerana? Niba mubyemera muzamure ikiganza cy'iburyo. Haleluya, amen. Turasezeranya. Hanyuma ndabanza maze Joseph, kugeza kuri uyu munota uremera ko Claudette akubera umugore? Niba ubyemera zamura ikiganza uguti ndabyemera. Amashyi ngo kacikaci. Ese Claudette, kugeza kuri uyu munota uremera ko Joseph akubera umugabo? Niba ubyemera zamura ikiganza cy'iburyo uvuga uti ndabyemera. Amashyi menshi cyane. Jewe
Misago Joseph nsezeraniye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko njyanye n'uyu Dusabeyezu Claudette akambera umugore muri byose, nzamukunda, nzamwubaha, nzamukuyakuya, sinzamurenza abandi bagore tubyaye cyangwa tutabyaye, mu buzima bwiza no mu buzima bubi nta kizadutandukanya keretse urupfu, Imana ibimfashemo. Amashyi menshi cyane. Yewe Dusabeyezu Claudette nsezeraniye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko njyanye n'uyu Misago Joseph akambera umugabo muri byose, nzamukunda, nzamwubaha, nzamukuyakuya, sinzamurenza abandi bagabo tubyaye cyangwa tutabyaye, mu buzima bwiza no mu buzima bubi nta kizadutandukanya keretse urupfu, Imana izabimfashemo. Amashyi so wabo kano gatoki harya bakita gukira abandusha ni mukuru wa meme. Kano gatoki rero mukuru wa meme kandi ko ku kaboko k'ibumoso. Mu muco wa Kigereki bavuga ko ari ko gatoki gakorana n'umutima cyane. Ingingo zose zikorana n'umutima, ariko agatoki mumbwiye ngo ni mukuru wa meme. Abagereki bo bemera ko ariko gatoki gakorana n'umutima cyane, ku buryo ngo iyo ugakozeho ngo bihita bigera no ku mutima. Ngo niyo mpamvu rero y'iyi mpeta ngo iyo imwambitse ni nkaho ubu yimwambitse ku mutima. Urukundo rwose ngo ubu rujyanye neza rukagenda rukagera ku mutima. Ngo rero Joseph ndagira ngo umwambike iyi mpeta, uko uyimwambika wumve ko ari ayo magambo uravuga, wumve ko hari igikorwa vuga cyane. Wambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo no kwizera, ntuhaye ibyanjye byose, nta kizadutandukanya keretse urupfu, Imana ibimfashemo. Amashyi menshi cyane. Ndetse ku buryo ruragenda nanone rukagera ku mutima, n'ubundi nk'uko uko wari umuhaye rwose tubona ko rwamugeze ku mutima. Mpambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo no kwizera, muhaye ibyanjye byose, nta kizadutandukanya keretse urupfu, Imana izabidufashemo. Amashyi ngo kacika. Wereka abantu, wereke iyi mbaga yose iteraniye hano, buri wese umwereke rwose. Abagarisa ngo ntibabave mu zuba, ngo ntibabave mu zuba. Buhoro witonze rwose, nta gukwabagura, ntukwabagure, bugiye wa mugani wa muntu, nuko ibintu bikomeze bigende neza. Buhoro birumvikana ko n'abandi benshi bafite amatsiko yo kureba numara gukuraho ako kantu nyine. Hari icyo abantu bafitiye amatsiko yo kureba, kandi nawe ntekereza ko ari uko. Hanyuma abantu bose bari hano barebe igitego watsinze ko ari igitego cyiza, barebe igitego watsinze ko igihe cyari iki ngiki. Umwanya ni uwawe, n'umunsi ni uwawe, wawutsindiye, wawukoreye. Amashyi ngo kaci. Aba hano barebye, nuko rwose muyigikize n'abareba umwereka, ariko mwereke bose barebe rwose ukuntu ibintu ari byiza cyane.
turabashimiye mukomeze mubarebe madamu Claudette namwe ngo baragira ngo mubarebe hanyuma namwe mubahe amashyi menshi cyane. Njyewe Reverend Pastor Twizeyimana François Xavier kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rihimbaza Imana mu Rwanda, ndemeza ko uhereye none Misago Joseph abaye umugabo wa Dusabeyezu Claudette, Dusabeyezu Claudette nawe abaye umugore wa Misago Joseph. Nuko icyo Imana yafatanije ntihakagire ugitandukanya, muzagire guhirwa muri byose. Amen. Koze rero babafashe mupfukame aho ngaho muhaguruke, buri wese asenge mu kwemera kwe, ariko dusabire bene data Imana izabahe urugo rwiza. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, tugushimiye ukuntu Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Umugaragu wawe Joseph n'umuja wawe Claudette, wowe yari usanzwe uzi ko uyu munsi bazaba n'Imana bagirana amasezerano yo kuzabana n'Imana. Reka icyo utekereje ndetse ukaba ugisohoje n'Imana, tugusabe kubw'amasengesho turi gusenga muri aka kanya, uzabafashe, uzabahe guhirwa muri byose. Barahiye bavuze byinshi, ariko twe turabasabiye n'Imana uzabaha amahoro mu rugo rwabo, uzabaha ibyiza byose bifuza, ndetse n'Imana uzabahe urubyaro, urugo rwabo ntihazaburemo umwana, urugo rwabo ntihazaburemo icyo kwakira abashyitsi, urugo rwabo ntihazaburemo amahoro n'umutuzo, kuko uri Imana y'igitangaza kandi ukaba uri Imana ikora ibyo tugusabye byose, kuko ubuzi ko mwami Imana bidukwiriye. Nuko Nyagasani murakoze cyane, dusengeye n'imiryango bakomokamo, dusengeye n'abayobozi babayobora, kugira ngo bose bajye babagira inama babafashe, kugira ngo urugo rwabo ruzagende neza. Komeza ushimwe kandi ukomeze uhabwe icyubahiro, byose tubyambaje mu izina ryawe ryera. Amashyi menshi cyane. Batsinze igitego gikomeye. Iyo utsinze igitego rero ubibonera n'ishimwe. Hano bafite seritifika nziza cyane, ikoranabuhanga ryaraje, hariho n'amafoto yabo, murabona ukuntu iteye, ndanababwira n'ibyanditseho, ariko iki ni icyangombwa rwose tubahaye, ni icyemezo tubahaye cy'uko batsinze, bakaba bagaragaye imbere y'ubwoko bw'Imana, bahamya Imana mu rugo rwabo bagiye gushima. Rero iyi seritifika yabo yanditseho njyewe Reverend Pastor Twizeyimana François Xavier, umushumba w'itorero rihimbaza Imana mu Rwanda, Paruwasi ya Kigogo, ndemeza ko Bwana Misago Joseph na Madamu Dusabeyezu Claudette bagiranye amasezerano yo gushyingirwa imbere y'Imana n'imbere y'itorero kuwa 9 z'ukwa 9 2017. Niko iyo seritifika yanditseho. Ubwo rero ndayibashyikiriza, hanyuma nabo bajye bayisoma barebe, bavuge bati rwose iki ni igitego twatsinze, bongere nk'uko bahoze barebana, n'ubundi amafoto yabo murayabona ko bari kumwe. Nuko nyine icyo Imana yafatanije ntihakagire ikivangamo. Haleluya.
reka rero nyirashyikirize. Yego. Muri Samweli wa mbere ni ibice 20 umurongo wa 23 avuga ngo kandi iri jambo tuvuganye Uwiteka be hagati yawe nanjye iteka ryose. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Uyu munsi ndanezerewe cyane, ibyo kuvuga byo ni byinshi, gusa ndanezerewe no ku maso birimo biragaragara. Icyo navuga mwese uko muri hano ndabashimiye ubwitange mwagize ndetse n'ubwo murakomeza kugira kugeza umunsi urangiye. Murakoze. Amashyi mukacikisha. Madamu Claudette nawe wari akajambo afite ku mutima, reka nawe akatubwira. Haleluya. Amen. Ndanezerewe cyane, kinejeje nuko nabonye umugabo. Abashimiye ibyiza byose wakoze muri uyu muhango wo gusezeranya mwene data na mushiki wacu. None mwami Imana, twumvise bitangaza ko ibyishimo bikomeje, tugiye no gusangira nawe. Turagusabye kugira ngo umunezero dufite udukomereze, maze byose bikomeze bigende neza. Byose tubyambaje mu izina ryawe ryera. Amen. Imana ibahe umugisha.
zanjye uhora unezerewe kuva umunsi wa nde baga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye baby nta wundi naruzigamiye utari wowe nyemerera ngusiguza agatuza nagutujemo maze njye nawe duhurire aho ababiri bahinduka umwe iteka ryose ni wowe rukundo nari ntegereje ukuri ni wowe ubusore bwanjye nabumaze ngusengera yeah baby none tugiye kubana n'umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana n'umukunzi wanjye inyarwanda.com ngo amarangamutima ye ni menshi niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire ngo yarazi ukwezi ntiyarazi izuba yarimenye ubwo yakubonye yarakubonye agira amazinda ngo yewe yibagiwe ntiyajya ahubwo atangira kurota agatoki ku kandi mwicaranye yantumye ngo nkubwire ko agukunda aka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda ngo agufite ku mpembero z'umutima yantumye ngo nkubwire ko agukunda aka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda ngo agufite ku mpembero z'umutima isura wamutwaye uruhande uje umunyarwandakazi ku maso yo agukunda atazimeza ngo namubavu muhumurira nkawe umwamikazi uyobora nituze yakubonye ibibi birahunga ngo nta jambo ryasobanura uriwe yantumye ngo nkubwire ko agukunda aka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda
wagufite ku mpembero z'umutima yantumye ngo mubwire ko gukunda aka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda wagufite ku mpembero z'umutima yantumye ngo mubwire ko gukunda aka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda wagufite ku mpembero z'umutima inyarwanda.com